ndagushimiye wowe uhisemo Behind All Stars kandi nguhaye ikaze. Nimba utarakora subscribe kandi subscribe ndetse ukanakunzogera kugira ngo ujye kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyi nkuru. Ngiye gutangira inkuru y'uyu munsi ngumaze ikibazo. Ese ubuzima bwawe bukomereye nabi ukabona wabuze aho ugana, ukabona nta cyizere gifite? Ese ninde muntu wanga amaso? Ninde witabaza? Ese nayahe mahitamo duhitamo igihe tubona byanze, igihe tubona ubuzima bumeze nabi? Inkuru yacu rero turayigendanamo n'uyu mukobwa Ngozi. Uyu Ngozi yari umukobwa ukiri mutoya, ariko mu bwana bwe akaba yarikoreye uburemere bw'ibibazo n'isi idashobora kwimagina. Ku myaka ye mikeya yari mama, yari papa, ndetse yari n'umujyanama wa murumuna we mutoya. Uyu murumuna we Antonia yari yaravutse ari albino. Albino abatabyumva ni nka kuba yaravutse bimwe twita ngo umuntu ni nyamweru. Mumbabare sinzi nimba iyo mvugo yemewe. Ahangaha rero uyu murumuna we yari yaravukanye ibibazo rero yari yaravukanye byakomeje kugenda byangiza umubiri we. Abangaba rero uko ari babiri babuze ababyeyi babo hakiri kare. Aba babyeyi rero basize aba bana b'abakobwa ari babiri, babasiga mu buzima bwabo nyine. Guhera uwo munsi ubwo baburaga ababyeyi babo, mu by'ukuri intambara batangiye kurwana no kugira ngo babashe kubaho. Ngozi yakoze buri kimwe cyose kugira ngo abashe gutunga murumuna we. Yatangiye gukora imirimo ivunanye cyane, ndetse rimwe na rimwe yagendaga urugendo rurerure cyane, miles na miles. Akagenda izo ngendo zose nta kintu yariye. Ariko nubwo yatrayingaga nta kintu cyacagamo. Mu by'ukuri nubwo umwana w'umukobwa yageragezaga, ariko ubukene bwakomeje kubataka. Ariko nubwo babonaga ubuzima bugenda bubi cyane, Ngozi yahoraga abwira murumuna we, akamubwira ati umunsi umwe tuzava mu bukene. Nuko umugoroba umwe Ngozi yaje gufata umwanya aratembera. Nuko ubwo yari avuye muri urwo rugendo yaje kumva ananiwe, nuko yicara ahantu ku muhanda. Ubwo yari yicaye aho ngaho rero afite agashashi ari kunywa amazi, muri ako kanya amaso yamwerekeje ku gipapuro cyari kimanitse aho ngaho ku ipoto. Igipapuro cyari cyanditseho ngo nshobora kukugira umukire, nkagushimisha, ndetse nkatuma ubaho igihe kirekire. Hasi haranditseho ngo hamagara izi nimero. Ngozi yahise agira amatsiko, yahise afata za nimero arazihamagara. Nuko ubwo yari agarutse mu rugo muri mugoroba, Antonia yaramubajije ati umunsi wawe wagenze ute? Ngozi yikije umutima aramubwira ati umunsi wagenze nk'uko wagenze ejo hashize, ariko ndakeka nabonye ikintu gishobora guhindura ubuzima bwacu. Antonia yaramwitegereje n'ubwoba bwinshi, aramubwira ati mukuru wanjye ndakwinginze ujye wirinda. Ngo muri iryo joro bariye two kurya dukeya bari bafite, noneho bararyama. Mu by'ukuri uyu mukobwa yararyamye yumva ko decision yafashe igomba guhindura ubuzima bwabo. Nuko rero ahangaha bwarakeye, ariko nk'uko iminsi yose yagendaga, ntabwo Ngozi yigize abyuka uyu munsi. Antonia yarabyutse mbere ye aramubaza ndetse nuko waryo ukiryamye. Ubwo Ngozi yahise yegura umutwe gake gake, aramubwira ati nabonye akazi. Aramubwira ati ubu ngubu usigaye njya ku kazi saa 12. Umwana w'umukobwa byaramutunguye, ese ni akahe kazi ukora nijoro? Ngozi aramubwira ati nzagusobanura nimara kubimenya neza. Gura warageze. Ngozi yambaye imyenda, ariko imyenda imugaragarisha nkaho ari umu receptionist, nk'umuntu ukora kuri reception. Arangije asezera murumuna we, ngo arasohoka aho ngaho. Ariko nubwo arasohotse aho ngaho nta hantu, nta office nimwe yaragiyeho, ahubwo yahise agenda yinjira mu kizu kitaruzura. None arangije ahindura imyenda. Nuko yahise yihinduramo wa mu receptionist, yahise amwihinduramo umukobwa wambaye ikanzu ifite satura ndende, inkweto ndende, ndetse ikanzu igaragaza imiterere ye. Nuko umukobwa yahise kubita ka make-up. Umukobwa arangije yica umutima. Ahangaha rero uyu mukobwa muri iri joro yari ari ready, yari yiteguye gukora buri kimwe cyose, ariko byanze bikunze akita kuri murumuna we. Ngozi rero yahise yerekeza ku muhanda. Ahangaha yakihagera umutima watangiye gutera cyane,
ariko uyu mukobwa yari afite determination. Amasaha yaratambutse nta muntu n'umwe yigeze uhagarara ngo amubaze izina. Yaje kwicara ahangaha rero kuri bus stop ananiwe, ashonje, ndetse yumva nta cyizere afite. Nuko ubwo yari agarutse mu rugo iryo joro, nuko agifungura urugi yasanze murumuna we ari hasi ameze nabi cyane, ari guhumeka nabi cyane ndetse ari kuruka. Umukobwa yahise apanika, yahise afata Antonia amukura aho ngaho amujyana kwa muganga. Ahangaha rero akimugeza kwa muganga, abadogiteri bahise bamushyira mu serumu. Abadogiteri bambwiye ko murumuna we afite ibibazo bikomeye cyane kandi akeneye treatment yihutirwa. Umukobwa atangiye kurira aho ngaho hafi ya murumuna we. Nuko nyuma rero dogiteri yaje gufata Ngozi amushyira ku ruhande, aramubwira ati "Nkubwira umukobwa muto, uriya murumuna wawe akeneye kwitabwaho kandi byihutirwa." Aramubwira ati "Nataramuka yitaweho nta minsi mike ari bumare muzima." Ngozi nta mafaranga yari afite. Nuko umunsi wakurikiyeho kubera yuko atabashaga kwishyura amafaranga y'ibitaro, yafashe umwanzuro wo gufata wa murumuna we akamusubiza mu rugo. Yaramufashe n'umuranda atamujyana mu rugo. Muri iryo joro Ngozi yaragerageje arongera yambara nanone. Ahangaha noneho yambaye akandi gakanzu kagufiya cyane, ndetse afata ikintu cy'igikarito yandikaho ngo 20,000 byonyine. Yaje rero guhagarara ku muhanda ndetse n'ubwoba bwinshi, ariko yari afite gahunda. Hashize amasaha agera kuri 5, ahangaha umugabo yaje kuza arahagarara. Umugabo yamufashe mushyira mu modoka bajya mu rugo iwe. Nuko umugabo yamubajije utubazo dukeya cyane. Nuko umugabo ahita asinzira. Ngozi yicaye iruhande rwe. Ngozi atangira kurira cyane. Nuko rero umukobwa yatangiye kwibuka ya magambo, ya nimero yahamagaye yamubwiye, za instructions bamuhaye, buri kimwe cyose bamubwiye ko agomba kujya gukora kugira ngo abashe kubona amafaranga. Ni ukuvuga ngo ya nimero yari yahamagaye yari yamuhaye amabwiriza agomba kugenderaho. Aya mabwiriza rero yari ayo kujya yigira indaya, akigiye agatega abagabo ku muhanda, ariko abo bagabo bamujyanye akaba yabica, akabatangamo igitambo cy'amaraso kugira ngo abashe kubona amafaranga. Yatangiye kwibuka none uburyo murumuna we agiye gupfa. Muri ako kanya rero ubwoba bwaramutashye, ndetse yumva muri wagize confusion, agize amayobera. Ibi byose rero byatumye umukobwa agerageza gukora ikintu atari yizeye neza niba kibunamuha amafaranga. Ariko mbere yuko yagera ku gikorwa aragiye gukora, umugabo yarakangutse noneho ahita avuza induru asaba ubufasha. Abaturanyi bose babyuka baza biruka, basanze umugabo ari aho ngaho yacitse intege ndetse ari gushuragoringa. Basanze ndetse wa mukobwa Ngozi ahagaze imbere ye ndetse afite icyuma. Bahise bamufata bamwicaza hasi, bahamagara polisi. Abantu bahise bazenguruka uyu mukobwa. Abantu rero batangiye kumubaza, ese niki cyaguteye gukora ibi bintu? Ni ukubera iki wagerageza gukora ibi bintu? Ngozi yikubise hasi ararira cyane, atangira gusabira imbabazi buri kimwe cyose. Atangira kubabwira uburyo yabonye flyer yari iriho nimero ndetse yanditseho ko ishobora kumufasha gukira, ndetse ababwira uburyo yahamagaye uwo muntu, ababwira uburyo uwo muntu yamusezeranyije ibintu byinshi cyane, akamusezeranya kumuha amafaranga ndetse akamusezeranya yuko azakira, yarangiza akamuha amategeko y'ibyo agomba gukora, ndetse abasobanura ko yari afite ubwoba yuko yabura murumuna we. Arababwira ati igihe nashakaga gukiza murumuna wanjye. Umukobwa yararize ahangaha, arababwira ati murumuna wanjye niwe muntu mfite wenyine kuri iyi si. Ngozi rero bahise bamufata baramutwara. Hashize igihe gitoya cyane yaje kwakira amakuru atari meza. Wa murumuna we Antonia yari yamaze gupfa. Wa mugabo rero yashaka kwangiza, ashaka kugirira nabi, nawe yari yamaze gupfa. Ibi biremwe uko ari bibiri byari bipfuye kubera ibikorwa by'umukobwa. Nuko rero byatumye urukiko rumukatira kwicwa amanitswe. Umugore wifuzaga gusavayivinga, wifuzaga guhindura ubuzima bwe ndetse na murumuna we. Nshuti muvande umaze kumva inkuru ngufiya, ndashaka nkubaza ikibazo. Iyo ubuzima bukuremereye ukumva wabuze icyizere muri wowe, ese ninde wegera? Ese n'aya mahitamo duhitamo iyo twumva ibintu byaturangiranye? Nagira ngo rero nshuti muvandimwe, inkuru ikwigishe yuko rimwe na rimwe kubura icyizere bishobora gutuma n'umuntu ufite umutima mwiza yisanga ahantu habi.
ndetse rimwe na rimwe twagombye kwiga kwitanaho, ukita kuri mugenzi wawe mbere y'uko ibibazo byinjira mu muryango. Ndagushimiye rero wowe wahisemo Behind Words Series, kandi ndakwibutsa ko umwanya wawe ari ingirakamaro kuri njyewe. Nawe mushyashya ndakwakiriye, icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ndetse ukakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Iyi nkuru nimba wumva ari helpful, wayisharinga mugenzi wawe kugira ngo nawe ayigireho. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Nawe utaha. Ciao ciao.